Hello, so ndabasuje rero mwese bayikaze kuri clickirwanda.com. So nkuko mubizi rero Clickirwanda ni urubuga rufasha abacuruzi n'abaguzi, rugafasha abantu kwamamaza ibikorwa byabo, abashaka gukodesha inzu cyangwa kuyigurisha cyangwa kuyigura, turagufasha kuri clickirwanda.com. So rero buri munsi ngiye kujya bahereza top of the day. Ikintu cya mbere kigezweho ku munsi cyo kugurisha. So uyu munsi nabazaniye ikintu bita desktop. Wayibonye? Ifitamo. Iyi desktop ubona rwose iracyari cyashya, urayibona? Urabona ko ifite imyanya 8. Yes, ifite imyanya 8, ifite imashini ubona ifite RAM GB 8, ikagira processor ya 4. So rero make kabisa ibiciro nayibanuye uyu munsi uko nabwiye, buri munsi ngiye mbahiza igicuruzwa gishyashya cyase cya okaziyo kuri make buri munsi. So rero niba ushaka ino desktop ndayiguhereza ni full package. Ndakwereka ntabwo ari desktop yonyine, ifite n'ikintu bita screen. Yes, see? Screen rwose yayo nayo ndimo kuyigurisha, dore nyuma nshaka makeya kuko rwose ndanyina amafaranga, azi ko tujye kujya mu minsi mikuru. Iyo minsi mikuru nyine amafaranga rero. So niyo mpamvu ndi kuyitanga, nibyo bikoreshaga, ndayizi neza, ndayizeye. So rero ntabwo nagusha ikintu cya fake. So rero niba uyikeneye n'ahandi ushaka kuyisanga ni kuri clickirwanda.com. ushobora gusura urubuga rwacu ubundi ukadusangaho, tukabasha kuguhereza ugahitamo igicuruzwa ushaka, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ushaka kuhasanga, tukagufasha cyangwa tukakugureza aho uri. So rero iyi screen nayo ndi kwitanga ni CPU, ikandi si cyo gusa n'andi ma desktop atandukanye, ama laptop, imashini y'ubwoko bwose wakenera, zose nazifite hano kuri website ya clickirwanda.com. So ni full package uko nayakubwiye rero. Ntabwo naguha imashini yonyine idafite imigozi yayo. Of course. Yes. You know this one. What is this? Nagira umuntu ubwira kino kintu. Urakizi? Bayita VGA. Yes. Irero ini VGA imashini nayo ndayiguhana, ifata ituma amashusho ava muri CPU akajya muri screen. Ayumvise? So rero nayo ndayiguhana muri full package of the day. Yes, package of you. Yes. Ndawahana n'iki keyboard. Do you know this one? Keyboard. See the keyboard, huh? Professional keyboard. Yes. The keyboard urabona ko ari cyashya, nayo ndayiguhana rwose ni desktop. Wowe ndashaka umuntu ufite gahunda yo gukora. Urashyushye mu mwereze board. Yes, niba ushyushye duhamagara cyangwa dusabe kuri website ya clickirwanda.com. Si ibyo gusa ndaguhana na mouse. Yes, ndaguhana n'isuri kugira ngo nayo ujye ubasha kugirika. Urabizi ko yo kwandika rwose ubu byaroroshye kubera abantu benshi ntabwo wari utapinga no gusitinga rwose. Iyi ngiyi iragufasha kuba wakoresha imashini mu buryo bworoshye. Wowe ikintu gisa uranyerera ubundi bikikora, ubundi ugakora akazi kawe mu buryo bwihuse bwiza kandi bunogeye, butanagoranye, utiriwe unavunika ukandagura. Hari ibisuri kugira ngo nayo ujye ubasha kugirika. Urabizi ko yo kwandika rwose ubu byaroroshye kubera abantu benshi ntabwo wari utapinga no gusitinga rwose. Iyi ngiyi iragufasha kuba wakoresha imashini mu buryo bworoshye. Wowe ikintu gisa uranyerera ubundi bikikora, ubundi ugakora akazi kawe mu buryo bwihuse bwiza kandi bunogeye, butanagoranye, utiriwe unavunika ukandagura. Hari gutari intoki zimeze nk'izavunitse. Yes. Ese ushaka ese uraduha imashini idafite imigozi? Of course. Ntabwo nabaha uyu ni imigozi y'umuriro, nyine wa screen, undi ni wa desktop. So iriya niyo big deal of the day, niyo big deal y'uyu munsi, niyo top of the day nshaka kubahereza ya make. Ni package, buri munsi ngiye mba package ya make buri munsi. Wowe icyo usabwa be ready kuko nzayambaye izi bitandukanye, amafirigo bahereze, ama TV, ari television zabahereza rwose ntuzacike, cyangwa se ufite ushite wawe ukeneye televiziyo ejo izaba ihari kuri promotion. So nkuko rero ni imashini ubona hano tukitanya kuri promotion of Christmas. Uyu munsi mugomba gutangira umwaka mumeze neza muri cyose. Ushaka kuba mu beach, ushaka gukora banning, ushaka gukora wenda nka office, ushaka gukora irembo, keneze zitandukanye, imashini yagufasha. Uko nakubwiye imashini ifite yambaye gigabyte 1000, yambaye tera
jyamo imbere iriho window, irimo window 10. Ikindi irihuta cyane, urumva imashini ifite RAM ya 8 ibinyaruka ni 4G ako 4G yanavuye muri 5G. So rero nayo irikanka 5G. Please gose iboro nigucike. Ndashaka abantu batanu bafite gahunda muri comment, ubundi babamagari cyangwa badusanye kuri website yacu, ubundi bitinye bahera tumakuriraho 10% ku mafaranga nagiye gutanga. Kandi amafaranga ndi bukuri 10% nayo ni promotion. Ibaze nakwitanya kuri promotion none ubungubu na promotion ngiye gukora 10%. So are you ready? Please nyandikira cyangwa se udusanye kuri website yacu Kigali ya clickirwanda.com, ubu tuguhereze imashini kuri make kandi uburyo bwihuse. Ikintu cya kabiri, niba uri umucuruzi nawe ushaka kuba ufite nka desktop cyangwa ufite indi bikoresho bitandukanye ushaka kugurisha, please nyandikira cyangwa dusanye kuri website ya clickirwanda.com, ubundi tugufashe gucuruza ibicuruzwa byawe. Si ngombwa ngo niba ufite nk'ibikoresho bikeya ngo bijyane mu isoko ngo ugiye gufungura shop. Ushaka kudafite amafaranga kuba wafungura iduka ahantu runaka, ariko clickirwanda.com tafite shop, ushaka kujya ugafungura shop for free online, ukafite ibicuruzwa byawe bikeya ufite ukabishyiraho. Ushaka kwimukira nko mu ntara ukavuga ati ntabwo nabigeza. Yes, nawe aya mahirwe arakureba. Jya kuri website ya clickirwanda.com, ubundi ufungure shop cyangwa se upostinge ibicuruzwa byawe, tugufashe kubona abakiriya mu gihe gito. Hari abantu benshi bakeneye ibikoresho bidahenze. So rero ntucikwe n'aya mahirwe. Niba uri umucuruzi, tangira nonaha wamaze ibicuruzwa byawe kubona. So rero zambabwira yuko 10 ba mbere data bakora 10%. Sa tukagiye, reka mfate telefone ubundi nebe abantu tangiye kuri tagiye kutwandikira. Murakoze cyane, ugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.